ibitsina byo bikureba inyuma. Ubu ko yaremeye ngo igitsina cye nticyaremeye. Nazamura nkagenda gutya. Ubwo aho uri kugenda umuntu akurebeye inyuma niho bavuga ngo uri muraza. Bakakuvugira ngo muragenda kunyuranya gutya baguza nk'iki wabwo nje namutanga ngapfa nese nkubesha ariko bimbayeho kangahe undi mu kuyabura kwanje bimbayeho inshuro 3. Santa mwaramutse. Ego Uradufasha ubutsa abantu amazina yawe naho utuye? nitwa Imana Chantal mwe mu kagari ka Bukinanya murenge wa Cuve. Urasa n'uzamurijwe Chantal. Umuntu uba Chantal ni umuntu umaze imyaka ingahe muri ubu buzima? Ni igihe kinini. Igihe kinini ubona kuvuga iki? None kuva nabaho navuka nje nta buzima bwiza nigeze ngira kugeza n'ubu. Chantal ni umuntu wavutse nk'abandi, akurira mu buzima bumeze gute? Nakuriye mu buzima bubi kuko na data kimara gupfa mama yaradutaye arashaka anarabyara. Rero ubwo urukumva nta buzima nigeze ngira kandi kugeza n'aya magingo. Muvukanye ubumuga nk'abandi bose mu gihugu, tuzi ko hari abantu bavukana ubumuga ntabwo bose bavuka kimwe ariko bakabaho mu buryo n'ubundi butandukanye. Wowe imibereho yawe mu bumuga bwawe ni iyihe? Ubumuga bwanje narabuvukanye ndinze kubukurana. Ni nk'ibihe bintu abandi banyarwanda bakora wowe bikubangamira kwisangamo bikanadindiza iterambere ryawe bitewe n'ubumuga? Ko bavuga ngo barafasha abandi bakavuga baramfasha mituweli ntibayimfashe. Ikindi bavuga abubakirwa badashoboye abandi bakabashakira ibibanza njewe ntibanyubaki. N'ubwo baho gute uba hehe? Bagakwa mama mbanaga na mama ko nawe turi kumvikana. Iyo ndetse usa n'abagarutse inyuma icyo nabazaga, ubumuga bwawe bubangamira gute kujya mu ruhando rw'abandi banyarwanda ngo bakore biteze imbere? Nta rugendo nkora shuri rurenze. Ikindi mu bumuga bwanjye mbangamirwagaho nuko nashatse ingorora mfasha ngingo nazo sinzibone. Simbona ngingo. Wazishatse he byagenze gute sa no nk'abantu inzira yuko byagenze? Bazihaye abantu nje ntibazima. Wowe uzira iki? Nanjye ntabwo mbizi. Barandika nk'abayobozi baje gutura raporo bakavuga nje nkifuza ni mbese nje mwazanyandika nkabona wenda nagakoni nibura nk'igihe imvura yaguye nshobora no kwikubita hasi bintunguye. Abana nabo babyitaye. Ariko Chantal, bumve neza ubumuga bwawe ni ubuteye gute? Ubumuga bwanjye buteye ute? Nuzi ko amaguru ganjye ko navutse garebaga inyuma, igitsi kiri inyuma ubwo bwaba buteye ute? Ni ukuvuga ngo iyo abandi bagenda, iyo ugenda umuntu akwitegereza abona usa neza. Bakankwena. Wabuza umuntu akakwitegereza usa n'uri kugenda. Ibyo bintu bifasha abantu kubyumva ko ubumuga bwawe buteye. Ubumuga bwanjye none se uko buteye kandi ari uko ndi kubabwira hari isaze nsanga mfite ubumuga. Uvuka? Narabuvukanye. Yego. Ariko naho hakabaho mbangamirwa. Ngubu nahura n'abantu ugasanga kandi nabo bazi umuntu ufite ubumuga ngo dore kirakirema ngo buriya yambaye inkweto macuri. Bari kugenda ari gutera rivanse.
ese ubwo banserejeje biranshimishaga mbese imbyara gute mbese abagabo banetaga bameze ute kumve kuko abarabisi nabo bafite ikibazo simbizi pe. Ibyo bigukomeretsa gute Chantal? Binkomeretsa cyane ariko kuko n'abana banje ubwabo bumva batishimye nko ku ishuri bajagayo dore wa mwana wabiremo dore wa mwana wa Cyakirema nko batakinye ibindi bagakina ngo dore wa mwana wa Cyakirema. Ese iyo baje bari kurana ngo undi mwana yamukubise ngo nyuko yamubwiye ni Kirema nawe araho bimbangamira. Bituma ujya mu bwigunge cyangwa se kuba mu gacu gasa n'akawe nyine gute? Kandi undi acari mu gacucuka nje nyine nta shirahamwe ry'abafite ubumuga ngira, nta buvugizi bigeze bankorera, abandi barize babaha imashini abari kuboha imipira ariko njyewe nayibajije ico nzira. Wanatubwiye ko mu byo twaganiraga wari no mu bantu bari bemerewe kwishyurwa mituweli bitaboneka. Ntabwo iboneka. Byo bimeze bite? Naco ni ikibazo none ni ikibazo nk'ubu ndarwaye mfite uburwayi bwo mu nda ariko sinaje ku bitaro ngo byemere. Yense basize irangamuntu muri sisiteme ngo bareko nishuriwe nanga kwa DJ baravuga ngo ntago ndimo. Icyo kikiyongera n'ubundi ku kibazo ugaragaza cy'imibereho cyo kutagera aho utuye uhangana gute nabyo n'urubyaro. Biba birenze. N'uwumvisha abantu sinja nigera numva nishimye nta nubwo nigera numva naseka. Amakuru dufite ngo ugeze no kugerageza kwiyahura. Nuko mama yarambye n'abatasha arambwira ngo abo bara ntago arabishingira guzina usibirayi ya muhaza aguze ikiro ca muhaza abo bana nimba shakirese baje kwasa undi kuyiba munsa naho ndi kwihambira sinemera kugenda ngo ngeraho ngena ngo ngereze saa 12 z'umugoroba. Yavuga ngo nibakinge ese ubwo urukumva nje nabangamiwe. Mbese niba mbyumva neza ucumbitse mu nzu y'umubyeyi wawe? Ifite ibyumba bingahe? Ni ibyumba 3. Mukayibanamo n'abana bangahe? 4 batatu umwe ari mu Buganda ubwo ni 3 na mama wawe nawe mukaba 5. Icyo ngicyo rero kikaba ikibazo gikomeye cyane mu mibereho yawe. Kuri njewe nje impamvu bamfite imbugamizi nk'ubu njyewe iyo naronse niyo nabanavuye gusaba ndiraga hanze ariko mama we yabona abana baje ari nka benshi bari kwikinira hano akavuga ngo nibamuvire mu rugo kandi aba bana banzaniraga inka. Ubwo rero kumva ni ikibazo kuba narasohoraga ibiryo abana bakarya we yababona kumva akabafite icusa kuko nta n'abagore bari babanaga mu nzu kavuga ne kumusohorera isahane mu nzu. Ariko wende Chantal mu kuganira nk'umuntu umaze kugira abana 4 wigeze umugabo? Naramwigeze. Byagenze gute muri urugendo rwawe? Twarakondesheje nubarahari atuye mu Rusagara umugabo aranyangana mu nzu y'ubukonde tumaze kugira abo bana arambwira ninje kumurega naje kumurega akigendera akandi nkaburitike naje kumurega namutsinda akigendera kugeza ubwo abana bakuze ndazinukwa numva mbaye mbese utaye umutwe none kugira ngo babandi bakure ndongera mbyarana n'undi mugabo mu majepfo mu demobe wo muri Rutsiro nawe yari igendeye none ubwo Siritsuro ndahaza ntawo mazi. Ubwo rero nje ndi kubona abo bagabo rwose. Ubwo Rutsiro mwabyaranye abana 2. Nuwo hano nuwo muri Buganda n'undi usa n'uwatabanyitse mu mutwe wagiye. Ariko bakubwira ko bakuzize iki bakwangira iki? Ntabwo mbizi. Arambwiraga tuzagufasha tuzakoze ikintu nabonye wenda baba baramfashijeho gato ni VUP y'abantu badakora. Kora umve gutegereza ukwezi nacu uri gukora utashoboye kwikorera ibase wivana n'ijane mu mujyi nayo amafaranga naca bakumariye gadatubutse ngo wenda ugure n'akameza. Chantal mu mwana w'umuntu akenshi ntatwe abeshejweho no gupagasa kohera ko wafata nk'urugendo ngo ujye wenda ngayo mu mutwe za Ruhengeri je gushaka utujumba cyangwa unashira two tunyanya. Ibyo bintu by'ubitekereza gute mu bushobozi bwawe bw'intege? Nanga wenda njewe
mu bushobozi mbona iyo njyewe nagiye gukora ikiraka nakibonye ndicaraga bakamvomera amazi nkamesa kandi nabwo sinamesa imyenda iremereye indenzi uraba ubuzima nkumva buba burenze. urebye inkweto yawe wambara isa naho ari inkweto umazemo igihe ni ikibazo nazo zacitse nabazimaye neza uko nazitabambutse kuri iyo kandi zibaga ziri kureba imbere nziguraga bazimaga zimeze nk'izi zanya kuko bareka ikirenge kiri inyuma niko nanjye nzambara nibwo buryo bwanje ko narangiza nareba nk'umuntu utaragira imbabazi kureba umuntu witayeho nje numvaga rwose abantu batakigira umutima wo gukundana. urazirarana se? Oya ndazikuragamo. tuganira n'abantu batuye aha ngaha batubwiye bati uriya mumama asa n'uwagowe kubera ko imibereho ye imugora bigendanye n'ingingo n'uko ameze. gukuramo izo nkweto ni urugamba no kuzambara bikaba urundi. turi mu gihugu kidusaba kurwana mu nkubiri y'iterambere we biramugora. mu by'ukuri rwo rugendo rwo gukuramo izo nkweto no kuzigera bigenda bite? njyewe kubera ninyaga gukuramo urukweto rwanjye kugira ngo abantu batanseka kubera ko bampabuye njyewe ndazigura ngapfa gupfa kwambara. ariko ngize nk'ubufasha akagira izipima bakansabira izinkwiriye zabigenewe nabwo ntaribi. wenda mu byo abantu bibaza bati mama twamufasha gute, twamufasha iki? wafasha gushushanyiriza abantu ko urukweto rukuramo wenda uko ikirenge kimeze kugira ngo byibura no gufasha cyangwa ufite ubwo bushobozi n'ubuhanga atekereze ku bugeni bujyanye n'ikirenge cyawe. keretse mubonye nozongera gukuramo inkweto baje baramura nahaguruka nkagenda kugira ngo ureme urukweto ukamfotora ndi kugenda sinzongera gukuramo inkweto. sa n'uhaguruka utwereka ukuntu ugenda kuko iyo nzikuyemo abantu bakambona abana banje barariraga. nazamura nkagenda gutya ubwo aho ubu uri kugenda umuntu akurebeye inyuma niho bavuga ngo urimo uraza. bakakuvugiraho urimo uragenda garuka wicare twiganire. imyaka ibaye ingahe uba muri uwo ugenda gutya? narabivukanye kuva ndi uruhinja ngenda guca. ugize imyaka ingahe? navutse nane gatatu ngize 42. nuva mu myaka 42 uri muri ubu buzima utunze n'umuryango. hanyuma si yo wegereye ubuyobozi bukwegereye no kuvuga inzego z'ibanze abandi banyarwanda bose batishoboye bahanganye n'ibibazo by'ubuzima bakubwira ngo se bona ngabatanyitayeho gute? none ubu buzima ntabwo banshishikariza bati wenda genda uje mu bafite ubumuga nkawe ndabe bankorera nubwo buvugizi mpure n'abagenzi banje none nje nibanaga njyenyine kandi abandi bari mu mashirahamwe. nicyo nendaga kukubaza, igihugu cyacu cyiza gifite uburyo abafite ubumuga abafite ibindi byiciro byihariye bahuriramo bahurizwa hamwe kugira ngo bafashwe no mu rugendo rwo kubaganiza kugira ngo badahura n'ihungabana nk'iryo twakubonanye. weho bigenda gute? uhura nabo gute? se bigenda gute? bande abafite ubumuga bari mu cyiciro cy'abafite ubumuga bw'ingingo nk'ubu bwawe niyo mpamvu rero navuze hano nitaweho nje mbaga njyenyine ntabo mbonaga. barakwirengagiza? ntabwo ari kunyirengagiza ntago nzwi
niba nafashe urugendo ngo nje mu mujyi amaguru ukambona wenda ngenda kandi nagira utanga amakuru ati mwegere uriya muntu mugenzi wanyu mugire uko mumwigisha nawe yibone muri mwebwe urukumva kiba ari ikibazo. Chantal, nk'umuntu wigeze kugerageza kwiyahura aba bantu barakwizera abantu bashobora kongera kubigerageza? Bimbagamo gute? iyo ntekereje ku mwana wanje cyangwa ubundi kumwe na mama mu nzu akibeshya akambwira nabi, ibaze kuba ndi mu nzu nkaba nashaka kwicarana na mama ngo tuvugane amagambo abiri kandi nabwo niyumva kutambuka nk'igisimba kukebaguza nk'iki ubwo nje namutanga ngapfa nese nkubeshya ariko bimbayeho kangahe undi mu kuyahura kwanje bimbayeho inshuro 3. Gukaraba byo n'urugamba ruba rworoshye? Gukaraba nari urakaraba bigakunda? Ariko se nk'iyo wenda umuntu ashobora niki wabaza nk'ubuyobozi, niki wasaba inzego z'ubuyobozi mu gace mutuyemo, ni nk'iki wabaza ubuyobozi mu rugendo rw'abatishoboye bose, niki wasaba mu by'ukuri ubuyobozi? nasabwa kugira nubakirwa nubwo nakena ndi mu yanje, nubwo naburara kajana uri ikintu gikunda kumbabaza ububakira abashoboye batameze nkanje ariko nje ngasigara kandi ku karere nanditsweho mu bantu ba mbere bazagomba kubakirwa. None nabo imyaka irahindurije ahubwo bakambwira ngo bari kunkondeshereza. Ubu uzi ko akarere kazi ko nkondesherezwa. Nyamara ucumbitse kwa mama wawe? Tumbitse kwa mama wanje ariko ndubishinzwe akabazi kuko nje nkondesherezwa muri abo bankondeshereje rimwe ntibagarutse kumbaza bati wenda Chantal se bigenda ute utanga amafaranga simuzi ubwo kumva ko ndi mu gihiragiro. Hariyo mpamvu numvaga rero nje muri njewe numva mfite ikibazo gikomeye. Iyo mvuze ngo tekereza ibibazo nawe nabyo amarira garagwa. Sima nshaka kuvuga, sima nshaka kugira ikindi kintu nkora. Ariko uvuga ibibazo wahuye nabyo uretse kugaragara usa n'ubundi n'umuntu wahuye n'ibindi bibazo byihariye ku ruhande bitandukanye, wenda byakomotse ku bumuga ufite n'ihezwa n'itotezwa, ariko ushobora kuba warahuye n'ibindi bibazo byinshi byatumye utekereza no kwiyahura gatatu. Niko nabyaye n'umwana wanjye, si uwo mwana usa n'uwatamu twabyutse ijoro akagenda nahuye nabyo banaga na musaza wanjye hano mu nzu nawe ati inzu ni ya mama kuva afunzwe turayifatanya mpaka nabyara umwana akamwotsa akiri agahinja kubu afite ikizere umuntu katashobora kuja ku ishuri ngabe wenda yavuga ati ndashobora kwandika kandi agiye kugira imyaka 16 aho kubera ibibazo yaragwingiye. Uyu mwana agize nyuma kandi wanje yaratangiye gardienne, none uyu mwana agiye kugera muri secondaire ngo urukumva ni ibibazo kandi duturanya dore ubu yagiye kumubwira gukuramo imyenda ni ikibazo kandi sinshoboye kumufata. Afite ikibazo cyo mu mutwe? Bari bambwiye ngo bazaza gusuzuma barebe none umwana uzi ubwenge utagira isona ati nambaye ibitameshe ubu muye nawe wabona afite ikibazo kubera ko n'abagaha musaza wanje agira ishanwa mbyaye umuhungu nawe aramwotsa. Yamwokesheje iki? Yamutaze muziko n'iki gikoma ndi gukubura hano arashempa kubwonko mbusanga hasi ambwa nje kumurega amanza kuja kumuvuza ndavuga ibyisi n'ibyisi ngo ariyo nekereje uko kandi musaza wanje akamukomeretsa nakamuga ngo yaba mutumye akamubwira ngimbwiyo nyicira rimwe ngo ubundi narakoteje ndagusiga umwana agenda arabikurana kavuga ubundi mumugiraga ngo nje kwiga ko mwari munyishe ko musaza wawe yanyokeje nawe akigwa kunuka ngo musaza wanje yaramwokeje ntukumva kiba ari ikibazo. Ubagize imyaka ingahe? 16 kandi wabimenya niwe gukora nukurikira uwo mukobwa uri Buganda. Chantal, wenda mu kuganira abantu bavuga ati mu mama yafatiranwaga mu ntege nke bakamutera inda nawe yabigiragamo uruhare kuko urumva ko imyaka yagendaga isimburanwa n'abana bariyongeraga, ibyo bimeze bite? Ibi nabyo rero mu kubyara kwanje mama yageze aho ngaho azana umugabo muri iyi nzu kandi atari papa yarapfuye bacengezi baramwishe. Noneho birangije mama aravuga ngo nimuvire n'undi mu nzu ndi umukobwa naragaburira inkumi mu nzu naragaburira ikirema kitari gukora. Murana umugabo wa data wacu yari umusherisheri Ruganwa witwa Ruganwa arangije banshingira uwo mugabo ngo ni umukire
tubana mu mudugudu arabesha ngo inzu nawe niyo yaguze ateye ku mutwe tubaho igihe mfite inda umugabo wa bizima barigendeye nja kumurega arongera arankundeshereza nibwo nagize abo bana babiri kandi kumurega pe ariko nkabura ubushobozi nicyo kibanza nuko nanga kumurega ngumva kuko nje ejo nintega nkagenda muri muhoza ejo nkongera nkagenda ukumva biba binsiteresa nta maguru ngira nafite umurima hano haruguru abana umwana nize kugira imyaka 19 nta kabutura nta nikaye yewe n'uyu mwana ntagazi ibibazo yaba yarahuye nabyo nukumva gusa ngo bafite se kandi sarahari afite n'abakozi ni umusudezi ko nta kintu yamba nubwo yarwara akaje mu bitaro nkamutuka he bamwanditseho we mwapfuye iki ntacyo nyine we yarambeshaga inzu yarayiguze atarayiguze ateye ku mutwe mbonye ubona ni mwiza ndi na munini nari nagira ibibazo bindi birenze ntafite bariya bana nubwo nahuraga n'utubazo twabaga ariho buke maze kubyara bingendekera uko nta burwayi baneye nta nubwo nikeka nicyo ntabashinja kuko njaga kwipimisha mu buzima busanzwe utunzwe n'iki ese ngubu naraye ndiye nwese ko n'ibiryo biri mu cyumba wenda ni urugero ndaja kubyiha atama uburenganzira mama mbese ubwo ntuhaha ubayeho nk'umwana nk'abana bawe umwana wanje jewe ndamukwepaga nganguza nk'amafaranga 500 nkaje gusaba muri kariyeri nkazanayo karoti iyo naronse n'imyembe n'amaronji ubundi nkaza kubicuruza ku muhanda nkaguranisha nkagura kilo cy'ibishimbo nkagura n'ikibirayi naba nabuze itike nyigumira gwo hano kaye baramenyeye cyangwa bakaje kubibungira mu bakire ubucuruzi bwose uragerageza ukabona birakunda mfite amafaranga nk'urushoro nacuruza koma nabisabye bakabigura ari bisabirizanyo buri ari nk'ibyanje bwite mfite nk'akameza navuga ngo ndagashinze nabona abakiriye kuko habangwa na bose haravuga ati kanguri neza imbere Chantal yizamure nibura kwenda nkabura urushoro nese koma nabisabye nkabizana ari ibice umuntu agwaga icoreka ashaka none byarangira ukapfa kubishira ku mufuka kugira urebe icugurana ko mu mujyi birayi birahenze ntago baguha ibirayi urukumva none ubwo urukumva kuko mfite ego nk'urushoro ndubonye Imana ikankubita nko 50 ntago nazamuka ariko niba naciye no kwikura mfite urushoro nyarwo wabiha n'umumotari ariko ufite imeza yo kwicaraho ntanuranyeganye guraje uniriwe nikoreye ibase sura urugendo rwanje nakwikorera ibase koko ntirariye binsaba kwicara hamwe ngatuza nje naravuze mve muri nzu nkabona yanje umubiri nagira no nabona ngo ngushiro umeze nk'umuhakwa gute nk'umuhakwa shanje ukuntu umeze nk'umuhakwa si unaburenganzira mfite muri nzu ya mama sinavuga ngo wenda ndaje mu kidaho haba ukwe wa mungu we ngo wenda nze ni mijoro cyangwa ngo nze samuye naba ndi kwinjira mu rugo rwande aho kugenda amajoro se ngo urumva byaba byiza si byaba byiza ariko hari nk'igihe ukora urugendo nk'ubu hari igihe ugenda nk'imbaraga zanje wenda n'urugero wenda mvuye nk'hano nka saa 9 si urugero se wenda uriya nk'igihe mwagereye ku murenge njewe wahabarira amasaha ngaho mu cyimbo cy'uko wowe wahabarira isaha ukumva biba bitagoye ngomba kugenda rero nkagera ino nyerewe ibyo nabyo bikaba inzitizi biba inzitizi abaturanyi bagukikije wenda mbere yuko dusoza bakuvugaho iki abaturanyi banjikije baramfasha nk'ubu mama ejo ndi yaraje nk'ubu uyu mudamu wa hano ejo ndi yazanye ibiro 4 by'ibigori bivanze n'ibishimbo uyu mudamu wa hano kandi uyu mudamu y'inzu ntagariye bamusenyemo hano umudamu bagamo ntabwo nakaburaye burundu niba ari biryo bike yazanaga mu sorori n'uyu yabibona ahubwo uti ikibazo none mama we kari kuvuga nta bana nshaka bo kuzaja baramuzira mu rugo benshi kubera katumva nanga kandi nawe ko yagize ikibazo cha toroma uranywaga imiti nawe yo mu mutwe urumva koko byahuza tukabana na mama afite ikibazo dore buri byo turi kuvuga nawe kubyumva uretse kureba ku maso mugendera bimbaza none se ko numva mwese
mufite ubumuga. we ni kuva kera yagiye bwa mbere atumvaga nuragere muri gereza biratsibariza bamubaze na gariya maso muri mama kuvugana nawe nuko mureba mu maso afite ubumuga bwo mu mutwe akagira ubumuga bwo kubagwa amaso no kubagwa amaso byose dukomatanyije. mubana gute mu buzima bwa buri munsi? ntaho turi gushobokana gute? niba afite ubwo bumuga nanjye mbufite ntabwo turi gushobokana rero ntaho turi kuvuga rumwe mu nzu nicyo kibazo. ntabwo ndi kubyumva neza. Ni gute ubwo mutarimo guhuza mu burwayi mwese? none si we arashoboye nakubwiye ko we afite amafaranga nje ntayo we bamubwira ko agomba kunyirukana nkaja kurera abana banje we yaje aragura ikiro si bene nyina bamuja mu matwe n'abandi bati abana bazakubangamira. wabikora se nk'umuntu ugamije ku bukire cyangwa ni bikumufatiranya n'uburwayi afite? nanjye ubwanjye sinabimenya we yarambwiye ati ndarwaye. ubwo kubera ko yari afungiwe mageragere we bamwitaga bakamujyana no mu bitaro. none hano imiti yarayimishe ntabwo akundaga kuyinywa. n'imiti yarayanze? burasa n'uwayanze ariko yabaga mu gikapu nka munoshani deba imiti kutayinywa ngo narayihaze ngo niyo mpamvu byo niba biri kugenda birakurura simbizi. wenda mbere yuko dusoza wenda dushyire n'akadomo ku biganiro byacu. uyu munsi turi abantu twaje kukureba nyine kugira ngo dukore n'ubwo buvugizi by'ukuri inzego bireba ndavuga ku rwego rufite mu nshingano abafite ubumuga mu gihugu. iki wabasaba? ushobora kuba ufite ikibazo atari wowe wenyine, hari abandi baba hirya bisa n'abirengagijwe cyangwa se n'abo ngabo badashobora kugera aho abantu bababona. ni iki wasaba nk'ijwi ryabo? icyo nasaba ni uko bankorera ubuvugizi kandi bagakora ubuvugizi pe bakajya baramuza n'abo bantu duhuje ibibazo nanjye nkabamenya. ikindi nabasaba ni uko bankorera ubuvugizi bakazaza bakareba inzu si iyanjye singira aho kuryama hagaragara nta kwibohora mfite meze nk'uzizwe. bamukankorera ubuvugizi bakareba abo bancira nibashaka abandi babe bankundeshereje pe kandi nshaka guhuzwa n'abandi bagenzi banje kuko abantu bibumbiye hamwe n'ibibazo ntibiza bakora ubuvugizi nanjye banciyemo umwuga wabo ninja no gusaba igihe gitoya amenya ngo itsinda ry'abafite ubumuga riraho ngera igihe cyo gusurana nabo kuko umuntu mudahuje ibibazo ntiwamutetera